wa mbere w'abanyarwanda cyane ku maso musobanukirwe uwabasenyeye uwabahemukiye uwakugize impunzi mu mahanga uwakugize impunzi mu gihugu mwe bana bato rubyiruko mwese mumenye wa munyapolitike we rwose va ku giti dore umuntu ari hariya abantu bamwibesheho ko ari umuntu mwiza nyamara ari umuntu ugamije kubahombya usibye no kubahombya banahombane kugira ngo asigare yikubita ibipfunsi mu gituza ko ari we mukire ko ari we uzi ubwenge ko ari we wize imiryango ye ko ariyo yize ko ari bo bakoze cyane bakungahaye bashaka kwigwizaho imitungo nka biriya byo muri Kenya bya kwa ba Jomo Kenyatta byo kwa Daniel Arap Moi n'aba bose bagenda basimburana muri ibyo biryango bashaka kubaka imiryango yabo ngo n'abazabakomokaho ngo bazabe mu bukire. Ibyo byose nkababwira ibyo bararundanyiriza bwerere nta n'umwana wabo uzabiryaho bazaba bamwe bagigira n'abagabo n'abagore ikamonyi iriya mu ntara y'amajyepfo abandi bagigira n'abandi hirya y'ikabuga rwose rwamagana reka babumve n'iri jambo rya perezida wa Ruda perezida nyaperezida bafashe kwamagana abo bose babereye abanyarwanda ibiza abantu. Bityo rero abo bazaba bagigira n'iburasirazuba nabo nta n'umwe uzatabara mugenzi we bose nta n'umwe uzamenya irengero n'iherezo rya mugenzi we uko byamugendekeye undi azagwa iriya n'undi azagwa iriya kandi ibyo byose barundanyije bizaribwa n'abatarabihaniye n'abatarabikoze n'abatarabikoreye n'abatarabirundanyije ahubwo babe biteze ko ingaruka bateguriraga abakene bateguriraga rubanda bizarangira ari bumeranga ari umutego mutindi ushibukanye nyirawo. Ni ukuvuga barimo kugenda batega abanyarwanda imitego nk'urugero nk'amazi aturuka mu kigo cya gisirikare Kanombe amanuka muri ruhurura. Bakunzi bacu bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda n'izindi mbuga zose tugenda tugaragaraho za Facebook za byose mukomere cyane turabashuhuje bongera twihanganishe by'umwihariko baturage muri gusenyerwa n'ubuyobozi buvuga ko mwitoreye ubwo ngira ngo kurira kwanyu no gutaka kwanyu muti baradusenyera baraturenganya ngira ngo murumva ko umuti w'ibibazo ari mwebwe muwufite ko ababasenyera bavuga ko ari mwe mwabashyizeho ngira ngo murumva icyo kirasobanutse nko kuzabashyiraho. Ikindi hari abantu bavuga bati turatabaza bati na perezida ntago abizi ibi bintu mukuru arinda yarabishubije twongere tubwira abaturage rwose mushatse niwajya mwiga ngo ntago abizi perezida ati kuri arinda yigeze kuvuga ati perezida ni ubutazi ikintu tuzi ko wanaregwa uvuze ngo perezida ntago azi ikintu ati kubera iki atababizi tibira bintu ababizi yavuga kuri dosiye y'abanya n'ibindi byose gusa ariko ntago tubuje abaturage gutabaza mu gihe cyose muri mu byago mu gihe cyose muri mukaga. Hano rero ndagira ngo mbibutse ko tugiye gukora ikiganiro n'umusaza Barafinda Segikubo Fred cyane ku iki kiganiro turangura ibintu yageze kuvuga ngo ibiza muntu tugiye kureba icyo avuga nanone ariko turareba ibi bintu nibiza muntu wakora cyangwa ati ni ibihe bibazo mbega turagaruka cyane kuri isenyerwa ry'abantu. Hano tubibuketse ko turi gukora iki kiganiro tugeze mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 19 ukwezi kwa gatanu kwa gatanu ku itariki 19 mwaka 2023 uku kwezi rero ku facu kwa gatanu kwa Gicurasi gushyikira Kamena no kwezi kwa gatanu gushyikira ukwezi kwa gatandatu. Ni ukuvuga ngo kino gihe nuko Meteo Rwanda yagiye ibigaragaza cyangwa se yagiye ibyerekana ntago yerekanye hanini ko hari ibiza mu Rwanda mbega yerekanye ko imvura ihari ntago ari imvura nyinshi ntago izaba imvura y'urudubi ntago izaba imvura nyinshi ishobora gutera ibibazo. Kandi n'ahantu hano bari gusenya hanini uri kumva ko abaturage bari kuvuga aravuga bati turi kudusenyera
aha hirya bakubaka. Dore nk'uyu nguyu twanabonye n'urugero, hari ikiganiro kibanziriza iki ngiki ndetse nzongerana n'igisubizo kugira ngo tujye twumva, twagiranye n'abaturage. Ikibazo rero, inzu nizo ziri mu manegeka, n'ubutaka buri mu manegeka, n'u Rwanda. Ibyo kuvuga ngo amanegeka icyo ngicyo ntago kuko ikigaragara, niba ari ugukata umuhanda, abaturage bavuga ngo baje bakatakatamo imihanda, ntabwo uzaza gukata umuhanda mu mazu y'abaturage yubatswe kandi ahamaze igihe, umwirukana utamuherere. Ariko tutagiye kure, reka tubanze tubicagagure n'uwo bita Barafinda Segikubo Fred. Ahangaha tuganire nawe twumve buri wese munyarwanda, twagiye duha abanyarwanda ku bitekerezo bigiye binyuranye kugira ngo nabo batange ibitekerezo kuri iki. Allo? Allo. Muraho murakoma? Turahabaye birumvikana ko muduhamagaye kuri satellite bimeze biti. Yewe twebwe iyo yose twebwe tuba tugenzwa n'amahoro, kandi twebwe tuba dutanga ijambo kugira ngo iyo mbahamagaye mba ngira ngo d'abord numve ko muri aho mukomeje umutsi. Yego. Cyo ni icyambere. Ikindi ni ukugira ngo tuganire ku bibazo biri hano mu Rwanda, kuko ibibazo buryo bitaganiriweho. Karasire Mabure nawe avuga ati buryo iyo ndi kuvuga mba nsa n'uri kuruka kugira ngo ndebe ko ibibazo mfite byashira, ariko twebwe ntago turi kuruka, ahubwo turi gushaka kugira ngo ibibazo bise naho byakemuka mu kurangira burundu, cyane cyane tunagira icyo tuganiriza n'abanyarwanda n'abandi bose bafite ibitekerezo. Rero twumvise ibitekerezo by'abanyarwanda bigiye binyuranye bari gusenyerwa, niyo kintu uyu munsi turi bwibandeho cyane. Ariko mbere yo kwinjira mu kibazo cyangwa iyo ngicyo, reka mbanze nguhe urubuga ubanza usuhuze abadukurikira bose batari banaguherutse, bavugaga bati Barafinda ko tutamuheruka mu kiganiro byagenze bite, se yasubi nawe bamusubije muri bya bibazo, nawe se baramusenye yari mu biza, ajya avuga ngo nibiza, niba ari ibiza muntu cyangwa moko sinzi nabyo wenda ubize. Reka ngwanze urubuga ubanza usuhuza abadukurikira. Yego, murakoze cyane. Mbere na mbere turabikirije kubera mubanze kudusohoza. Icya kabiri muduhaye ikaze ku mirongo migari y'abanyapolitike basuzuma ibitagenda mu Rwanda, tukabishyira habona ntitubizinzike kandi abanyarwanda bakabimenya. Noneho kandebe kino kiganiro kuko tugihere ku gasatsi, tugihere ku nzara zo ku ntoki cyangwa zo ku mano, cyangwa tugihere mu rutirigongo, tugihere ariko katugihere mu bworo bw'ikirenge, kuko ibintu byose ubihera mu mizi. Katukive imuzi n'umuzingo, tukizingururira abanyarwanda bashobore gusobanukirwa ibiza bantu ukuntu bibangamiye, byabase ikiremwa muntu, byabase abanyarwanda n'abanyarwanda ku bw'umwihariko n'abana bacu, bikabagiraho ingaruka, bikatugiraho ingaruka. Noneho ukuntu ibiza abantu byongerera umuvuduko ukabije cyane kubiza kamere, none byombi byafatanya bigahita bikora amabarama abanyarwanda, bikabarimbura, bikabica. Ariko imbaraga zose biza kamere bibona bizikura kubiza abantu, kuko biba byishe ibidukikije. Tubasubiza ijambo. Murakoze cyane, ubinyuze mu mvugo zimwe zijimije cyane z'ikinyarwanda gikaze. Abana b'ubu ngubu akenshi kubera n'ikinyarwanda gisigaye kibagora, ntibabyumva. Urajya ugerageza ujye ushyira no mu kinyarwanda abana bato bacyumva, cyane cyane ko ari bo Rwanda rw'ejo. Hari igihe bajya bavuga bati Barafinda Segikubo Fred rwose umusaza wacu araduzimiza cyane, ariko nibyo no kuzimiza bagomba kumenya ikinyarwanda nyacyo. Ni ukuvuga ngo rero uravuga ati biza nibyo ko tugiyeho, kandi ngushimire ko washuhuje cyane cyane abadukurikiye mwese. Rero natwe tubahaye ikaze muri iki kiganiro, tuje kuganira na bwana Barafinda Segikubo Fred kugira ngo twunguraneho ko ibitekerezo akantu ku kandi cyane cyane kuri ibi bibazo. Hano rero haje ibibazo by'ibiza, rimwe na rimwe mw'ibi biza nk'uko natangiye muri introduction mbabwira, akenshi bari kwimura abantu ndetse abantu nabo bakavuga bati
bari kuza ni bya bindi ya ndirimbo wa mucuranzi yaririmbye ngo bampambirije riva batampaye n'impamvu, bakabaha amafaranga arabo babanira kuba 60,000 ubundi ngo babaye 90. Ayo mafaranga nkurikije mu mujyi wa Kigali uko ameze ashobora no kuba atanaguteruza ibintu bitewe naho bijyana, kugira ngo ubishyire no mu modoka wenda ufite naho ujya. Nkanswe yo kubona inzu ushobora gukodesha, inzo zihenze kurushaho. Aho ni ku ruhande rwa ba nyiramazu. Haro twaganiriye yaravuga ati mfite inzu nakodeshaga 500, ariko amafaranga yose ndanayahombye kubera ko baraje barazisenya. Arabavuga bati dufite abana b'abanyeshuri bigaga kwiki, ibibaza ariho kugira ngo birukana ababyeyi basenyera ababyeyi abana bari kwiga aho ngaho. Ubwo ngubwo uba wishe ryareme ry'uburezi naryo bavuga no kuvana ibya ku mugani nibiza muntu biza bigakubitana bikabyara ibindi biza. Hari ibyo bavuga bati abantu batuye hafi ya ruhurura, nibyo gutura hafi ya ruhurura zazanywe n'iki, zabayeho kubera iki? Ese uzirukana umuntu hafi ya ruhurura cyangwa uzafunga izo ruhurura? Hari aho ruhurura zizabura mu mujyi wa Kigali, zizabura mu mujyi, zizabura ahantu hose, ziboneka kubera ko hari ahantu zaturutse, bafunga aho zaturutse, noneho ruhurura baziha inzira nziza yo gucamo, ariko batirukanya abantu muri rusange. Aha rero nibyo tugiye kwinjira tugira ngo tuguhe ijambo nawe kuri avya, cyangwa se ugire icyo ugaragaza cyangwa se icyo werekana kuri ibi bintu biri kuba ku baturage. Ikaze rero tugwaye ijambo. Turaryakiriye nanone. Mbere na mbere mbanze gusuhuza abaruda n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafata irangamuntu. Icya kabiri nkihanganisha abanyarwanda bose mu Rwanda bahuye n'ibiza abantu byabibasiye, bibateza n'ibiza kamere, ariko ibiza abantu ni ingaruka zikomeye cyane ku mwana w'umuntu, zikomoka ku mwana w'umuntu usharirira mugenzi we akamubabaza. Bityo rero abanyarwanda bakurikiye kino kiganiro cy'abanyapolitike beza b'amahoro ntangarugero bamurika itoroshi ku bitagenda mu Rwanda, katumurike itoroshi kuri ibi biza abantu bibangamira ikiremwa muntu mu Rwanda, babajujubya, bababuza hepfo, bababuza haruguru, bababuza iburyo n'ibumoso n'intambike zombi. Bityo rero aka niko nise akarengane k'ibihekane kadasanzwe gakorerwa abanyarwanda mu mpande enye zose z'igihugu. Mu majyaruguru kariyo, mu majyepfo kariyo, iburasirazuba bw'u Rwanda kariyo, n'iburengerazuba bw'u Rwanda kariyo, no mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali karahari karuzuye n'ak'ibihekane koko. Bityo rero abagiye bagahekeranya cyane kugira ngo ibe intwaro ya politike yo kubabaza barenganya abanyarwanda mu buryo ubu cyangwa buriya, kandi bahunga bajya mu mahanga nabwo bakabasangayo ngo ni ibigarasha, ngo n'abanzi b'igihugu, bakabatuka, bakabasebya, bakabazengereza, nayo bakabasangayo bagasoza babashimuse babagaruye mu gihugu cyangwa se byo mu mahanga. Iyo bashimuse abanyarwanda baza kubafungirayo mu gihe batarabatransportinga ngo babazane nk'ibicuruzwa mu ndege, mu mato, mu mamodoka. Ibyo byose ngo ni uburyo bakoresha cyane. Hari n'abo bazana n'amaguru babanyujije ishamba bakabageza mu gihugu, abo bagahura n'inka ya Nyangara bakabahutaza kweri kweri. Bityo rero biza abantu nibyo kigwa cy'umurongo tuyurimo. Noneho aho narindi kuranzika ikiganiro neza nyisasire nk'uko inyanya zerera hasasiye neza zigatera neza. Reka kino kiganiro gitere ibisubizo by'ibibazo byugarije abanyarwanda ku bitagenda mu Rwanda. Ibiza abantu nasobanuye ko ari intekerezo z'umwana w'umuntu zitari nziza, atekereza agazishyira mu bikorwa agambiriye kandi abigamije guhemukira bagenzi be, agamije kubakenesha, kubagiraho byo, kubatesha agaciro, kugira ngo we yihesha agaciro, asigara ari we ufite agaciro aho abandi abagireho byo, n'abazabakomokaho bazabe abacyakarabe b'ibihe byose,
muri make aba yitegurira abapagasi ababoyi n'ababoyikazi abaja n'abajakazi be n'abamukomokaho b'ejo hazaza. Urumva ni umukoroni w'umunyafurika wasimbuye umukoroni w'umunyaburaya wari waritabije umugabane wa Afurika. Ubu umukoroni w'umutegetsi w'umunyafurika yigarurije Afurika yacu, koroneza abanyafurika, bakora ubudehe koko, ariko wagererwa ugasanga n'agahomamunwa n'akumiro. Abantu bararize barihanagura, abandi nabo bakereza amarira y'ingona ngo ibiza ngo biri guhitana abantu, ntibasobanura ibi ari byo, nimba ari ibiza kamere, nimba ari ibiza abantu, kuko benshi banga kwivuga ko nabo bari mu gika kibiza abantu, bakavuga bazimije ngo ni ibiza, ntibadefanda ibyo biza ibyo ari byo n'ikibitera, none kiba ari cyo kivurwa kugira ngo ibyo biza byombi bitazongera kugaragara no kubangamira no guhitana abanyarwanda n'abaganarwanda n'abaturarwanda. Abaganarwanda ubwo ni abashoramari b'abanyamahanga na ba mukerarugendo, nibo baganarwanda. Abaturarwanda bo ni abanyamahanga batuye ku butaka bw'u Rwanda, bakorera ku butaka bw'u Rwanda, bafatanyije n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abana bacu. Abo bose ibiza abantu birabahitana, birababangamira, bikabahombya, usibye no guhomba bakanahombana. Ariko ikintu nyamukuru kibahombanya ni ibiza abantu, bibangamiriye abantu, bibasenyera amazu yabo, bibamanuriraho amazi, baca ruhurura ngufiya, twa ruhurura dutoya, uduferege dutoya, kandi ruguru barubatse amazu menshi arikura amazi menshi cyane, noneho two duferege tukabogaboga, amazi akirara mu mihanda, agasenya imihanda, ibikorwa remezo, agasenyera abaturage. None abategetsi bagahindukira bakavuga ibiza biri kubasenyera, tubimure muhave, nta n'ingurane, ngo ni ubutaka bwa leta, ngo ni ukubakiza ibiza. None aho kubakiza ibiza nabo bakababera ibiza abantu, biza bibasonga, bikomereza aho ibiza kamere by'ibikorano nabyo, kuko nabyo ni ibicurano. Izo ngaruka ntizari zihari kera, zije ari uko abategetsi ariko aribo bubatse ibyo bizu haruguru y'abaturage, bakabamanuriraho amazi yabo, kandi ntibafate amazi ngo bayatsukurire ibyobo, kandi twaje gusanga n'ibyo byobo bacukura amazi apakoretingamo, aregamamo, nagenda acengera mu butaka. Kera hazabaho imitingito kidogo, bigasenya amazu yose mu buryo bworoshye. Noneho ugasanga ikiza kamere cyogerewe imbaraga n'ikiza muntu. Ni muri urwo rwego rero nabo ku Murindi basenyewe, bababesha ngo ni ibiza kamere. Munsi y'umuhanda ku Murindi wa Kanombe barabasenye, nta n'imperekeza, nta n'ingurane, kandi bari bafite ibipapuro by'ubutaka bw'imitungo yabo n'amazu, bakubita hasi barabasenyera, barabahombya. Usibye guhomba no guhomba, baranahombanye, nk'uko nakabivuze 2017 ngo nibahomba bazahomba bano bagabo babahombye, banabahombanye, bamaze guhombanya abanyarwanda kwe, kandi nini hano ikiza muntu. Urakoze cyane ku gitekerezo cyawe. Ngira ngo abanyarwanda benshi twagiye tubaha ijambo kuri ibi bintu biri kuba mu Rwanda. Uravuga uti Kanombe byagenze gutya, ariko nanjye iyo urebye uko ibintu bitangaje, uko twagiye dukurikira mu itangazamakuru, tunashimira abagenda banyuzaho ibyo bintu, n'abaturage uburyo bavuga bati reka twerekane natwe ikibazo dufite. Hari abaturage bavuga bati twebwe baraje bishyura bamwe, twebwe banze kutwishyura, abandi bati twaturutse Cyangugu, tugurishije utwacu twose, none bari kutwirukankana. Nta buzima ubu tuvugana, nta buzima. Aya maze abantu benshi bari basara abazunguzaje bagatara. Tugize amahirwe tubona amafaranga tuva mu buzunguzaje, twahoraga kwa Kabuga. Niba twarahoraga kwa Kabuga kubera ubuzima bubi turimo, tukaba tubushubijwemo na leta rero yakabaye tureberera, ibi bintu bishatse kuvuga iki? Biri kwerekanisha iki?
ntabwo tuzi ikintu bigamije. ushobora kuza ukirukana umuntu muki uvuga ngo kugeza ku isaha ku cyerekeranye n'ibiza byo ahangaha ho rwose ntabwo turi kugira, ntabwo ngende ipfuru cyangwa ndi kucyemeranwa no kuvuga ngo abari kwimura abantu ngo kubera ko ngo batuye nabi. Niba ari ugutura nabi cyangwa se kuvuga ngo bari icyo gihe waba uri kuvuga ko ushaka kumukiza kaga sinzi akaga bari kuvuga bashaka kubakiza, baba barabikoze mbere y'uko ako kaga kaza, kuko nta kaga kazazanwa n'izuba turi kubona, kuko tugiye kugera mu gihe cy'izuba. Ntabwo bagombye kuza ngo birukane abantu babatunguye kuriya, bagombye kuvuga nk'abo bari kuvuga bati hari abari kuvuga bati ahantu hanyu nubwo haba ari heza cyangwa se nubwo ari heza, ariko tugomba gusenya inzu zihari. Twamara gusenya inzu zihari, mufite ibyangombwa by'imitungo mubijyane, nimumara kujyana bya byangombwa by'imitungo, umushoramari naza azaza hagure, azaza hagura abaha amafaranga. Ariko ibyo bari kubibwira abaturage. Umuturage rero dore ikibazo gihari, umuturage niba agiye icya mbere ntajye n'agaciro ry'ubutaka bwe bakoze n'inzu irimo, baraje baragusenyera umuturage, uragiye baguha 60,000 ya 90 ngo uragiye. Benshi cyane cyane ko mbona bakiri no munsi y'ibiti, bakiri naho ngaho mu matongo, bakabasenyera bareba. Barangiza bati umushoramari naza azaza gure, icyo azaza kugura ni ubutaka bwonyine, ntazagura inzu kuko itigeze igenerwa agaciro. Wumve niyo kintu ukuntu gikomeye, bizaba ibintu byo guhombya abaturage. Ari ibyo ngibyo babona ko hari umushoramari biteguye. Rega burya ngo icyo tizeye ubukungu ntibarya, ntawe ugomba kurya. Ubwo ikigamijwe ni ukugira umujyi neza cyangwa se gushaka uburyo umujyi waba mwiza, ariko batareba utwo tuzu tw'abakene nk'uko bavuga bati abashoramari bazaza bahubake. Umushoramari azaza yubake, ariko azagura ubutaka kubera ko inzu irimo ntiyagenewe agaciro, ndetse usanga n'ubutaka ari n'igihe buzateshwa agaciro. Ibyo twagiye nibyo turi kugenda tubibona. Ari ibyo ngibyo njyewe ukuntu mbona bavuga bati baturage rero hari umushoramari witegura kuza, azaza areba ahantu hanyu, ariko akagenwa akiruka, nubwo hafatwa izindi mezire ariko zigafatwa umuturage atangajwe kandi agaciro k'ubutaka bwe agafite mu ntoki ze. Icyo ngicyo ni icyambere. Ikindi kigendanye n'ibintu bya ruhurura, wavuze uti hari amazu y'abategetsi cyangwa se yabo ngabo agenda azana zaro, n'ubundi ruhurura hanini zivuka kubera ko hari amazi menshi aba yasakaye akabura inzira, akagenda yishakira inzira ndetse anakundagura. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bakora byose bakagombye kuba ahubwo barihutiye gusana izo ruhurura, kuko hari nkaho ndi kumva ari nk'umuntu twari turi kuganira ambwira ngo bafashe icyemezo cy'uko ngo guhera kuri ruhurura kugeza kuri metero 8 ngo bazagenda babimura aho ngo bahasenye. Kandi mu by'ukuri iyo ruhurura ntabwo wavuga kwicamwe amazi angana gute se? Abantu batura ku kiyaga, batura hehe, bagira gute? Iyo ruhurura ntiteye ikibazo mu gihe cyose waba wayikoze neza, bakazubakira, bakaziha amatiyo, amazi akajya aca no mu matiyo. Kuko twumva ko mu bihugu biteye imbere ibyo ngibyo bihaba, ariko amazi akabaca munsi y'abaturage mu matiyo yagiye abigenerwa. Kuko umujyi wa Kigali wose ubu n'ubundi ugizwe n'amazi, amazi agenda ashyira abantu, kugize batigeze bimura abantu ngo hano hazaca itiyo y'amazi. Ibyo hagombye kugira impombo nyinini zifata ayo mazi yabaca mu mashyamba. Ikindi nanone numvise ngo n'abatuye hafi y'amashyamba mu mujyi wa Kigali, nacyo wari wakimbwiye, avuga yuko ngo ambwira ngo bababwiye ko bazimura ngo metero 50 turutse ku ishyamba, ngo ngabo bose bakabakura aho ngaho. Urumva ko nawe ari ukubambura ibyabo, kuko metero 50 ntago bivuga ko gusa utuye hafi y'ishyamba bivuze ko ari ikibazo. Kuko niba hari ishyamba rya leta cyangwa ry'umuntu, ntago gutura hafi y'ishyamba. None se abanyarwanda bazatura he? Bazababyigira, bazabajyana he? Ku iki gihe rero ikigaragara, umuntu wese afite ubwoba bw'uko avuga ati anytime inzu yanjye bayisenya. Kuko rega niba ngibi turi kwiratana, wenda ndibuze kubigarukaho, ndumva ncaguranyije. Reka nawe ngo ngire ngo usubize ijambo kugira ngo dukomeze twunganirane cyangwa se hatabaho kwiharira ijambo. Murakoze cyane kugira ngo twuzuzanye neza, nk'uko nakabisobanuye kuva kare kose mu mateka, mu bitabo by'amateka byanjye nagiye nsobanura ko agatoki kamenyereye gukomba gahora gahinnye, kandi uwamenyereye kurenganya ahora arenganya, afite ubunararibonye mu kurenganya. N'uwamenyereye gusenga agira impano yo gusenga, n'uwamenyereye guhombya abantu afite impano yo guhombya abantu. Bityo rero twabaruda twafashe icyemezo cy'uko nta munyarwanda uzongera kwimurwa kuri gakondo ye cyangwa asenyerwe, ahubwo twavuze nimba ari umushoramari w'umunyarwanda cyangwa umushoramari w'umunyamahanga, bombi
bagomba kuza bubahiriza nyiri gakondo nyiri butaka, kuko n'ubundi ubu ngubu bitwaza ibiza bagasenyera abantu ntibasobanure n'ibiza ibyo ari byo. Kumbe harimo ibiza bibiri, bitwaza ikiza kamere nyamara hazingiyemo izingiro ry'ikiza muntu. Icyo kiza muntu kitwaza kinaremekanya impamvu zidahari kugira ngo kibonereho uburyo bwo kunyaga abaturage ibyabo, kuko baburira ibisobanuro babaha kandi bababurira n'imirongo myiza mizima nk'iy'abaruda. Twe twaravuze abaruda ko umuntu tuzajya twubaka ku butaka bwe iyo myubakire myiza n'imiyoboro y'amazi, imiferege twayituye neza, za ruhurura zinapfundikiye neza, ziyobora amazi kuyakura imisozi yose zijyana mu kabande, kandi ako kabande tukagatunganya tugashyirayo tukabigira ibiyaga by'ibikorano n'imigezi minini. Ubwo rero reka dukomeze neza. Ati ibintu byose bikwiriye kujya ku murongo, kuko FPR yagiye ibyica, yagiye ibijabajaba, yagiye ibisenyasenya, yagiye mbega muri rusange ikintu kigaragara, cyangwa se imigambi myiza y'abanyapolitiki ubundi bahagombye kuba bari gufasha igihugu cyangwa bari gukorera igihugu, mbega ntago ariko abantu babona ububasha cyangwa se uruhare rwo kugira ngo babishyire mu bikorwa. Ariko ibyo byose biri mu maboko y'abaturage, kuko cyane iyo bajya kuvuga baravuga ngo abaturage nibo badutoye. Abaturage nibo mbona atangiye mbabwira nti abaturage mugomba kubavijira, mugomba kureba ibyo mubona bizabafasha. Hano rero wavuga ati ibishanga ahanini ntago bitunganyije neza, kuko n'izo mpombo zose nk'uko tubyumva kimwe zigenda zimena amazi. Abati mucukura ibyobo, ejo ati mucukura ibyobo kugira ngo bitamena amazi hirya no hino, kandi amazi aragenda anyenya mu butaka ariko bugenda bworoha, ejo bigenda biba ibibazo. Bagombye kuba bafite uburyo y'amazi bagenda ahubwo ayoboye neza, agenda agwa muri izo ruhura bigenda bijyana mpaka, ariko muri rusange ibyo ngibyo ntago bikorwa. Hari ibibazo rero bigiye bihari nk'ibyo kuko twagiye tubivuga by'amaruhurura n'ibiki bigiye biri, ariko bitewe nuko nubwo bavuga ngo igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali ngo uburyo bawutunganyije, ariko n'ubundi ntago wavuga ko utunganya mu gihe cyose Kigali yuzuye amaruhurura, abantu bari hejuru yabo. Ayo maruhurura agiye aterwa asenywa n'amazi. Ayo mazi bagombye kuba barashatse uburyo bayafata. Ikindi kandi nanone tugarukaho cyane tuvuga aho kwimura abaturage mu ubwo buryo byagiturumbuka, cyane ko n'ahantu byerekana yuko ari ikibazo gikomeye, ikibazo tureba kitari ikibiza, kuko abo bari kwimura ntiwavuga ngo bahuye n'ibiza. Bagombye kuba nk'igihe cy'iki bavuga bati imvura runaka igiye kuzaza, wenda izaza mu kwake, nuko bari bimuye abaturage babanyahe babirukana shishishi itabona, bavuga bati igihe kineye cy'imvura izagwa. N'ubu kuva tugeze mu cyagombye kuvuga bati abaturage ameze gutya, reka mwiriki turwane ku buryo tuzarwana n'izi ruhura zizabagiraho ingaruka. Cyakora hari intore nshimira cyane, isa n'iyanyunganiye, dukunda guhanganira kuri Facebook, ni intore ikunda kwiyita Cyamatare. Hari aho yavuze ngo rega ngo niyo miturire ngo ntabwo ikwiye, ngo yego ngo hari ahantu batura mu bishanga. Icyo cyo turacyumvikana, mu bishanga no mu mazi no mu misozi, ariko biterwa n'inzirimo. Ibyo rero bibuke ko ibyo bishanga n'iyo misozi naho bitiruharwaza ni mu masambu y'abaturage. Niba bashaka abaturage babaho neza, igihugu kigira imfashanyo, kigira inkunga, kigira ibiki, bagende batabaza isi yose bati dukeneye gutunganya umujyi wa Kigali ariko tutangaje abaturage, bityo barebe ko isi yose itazabafasha abo baturage bakubaka inzu zikomeye aho ngaho batuye, kugira ngo abaturage ababyaye nk'uko babivuga ati n'uwarayabyaye ntago basenya kuyimusenyera, batinda kuyimusenyeraho. Ni ibibazo rero, reka dukomeze nawe. Reba ukuntu nawe bahagize, sibyo? Nawe uri umuntu w'umunyarwanda, nawe urareba, sibyo? kwiyahura byonyine niho umumaro, nicyo cyawuruta. Murakoze cyane. Ni ukuvuga wa munyapolitike we rwose va ku giti, dore umuntu ari hariya, abantu bamwibesheho ko ari umuntu mwiza, nyamara ari umuntu ugamije
kubahombya, usibye no kubahombya banahombane, kugira ngo asigare yikubita ibipfunsi mu gituza ko ari we mukire, ko ari we uzi ubwenge, ko ari we wize, imiryango ye ko ariyo yize, ko ari bo bakoze cyane bakungahaye, bashaka kwigwizaho imitungo nka biriya byo muri Kenya bya kwa ba Jomo Kenyatta, byo kwa Daniel Arap Moi, n'aba bose bagenda basimburana muri ibyo biryango, bashaka kubaka imiryango yabo ngo n'abazabakomokaho ngo bazabe mu bukire. Ibyo byose nkababwira, ibyo barundanya bararundanyiriza bwerere, nta n'umwana wabo uzabiryaho. Bazaba bamwe bagigira n'abagabo n'abagore i Kamonyi iriya mu ntara y'Amajyepfo, abandi bagigira n'abandi hirya y'Ikabuga, rwose Rwamagana. Reka bumve n'iri jambo rya perezida wa Ruda, perezida nyaperezida, bafashe kwamagana abo bose babereye abanyarwanda ibiza abantu. Bityo rero abo bazaba bagigira n'iburasirazuba nabo nta n'umwe uzatabara mugenzi we, bose nta n'umwe uzamenya irengero n'iherezo rya mugenzi we uko byamugendekeye, undi azagwa iriya n'undi azagwa iriya, kandi ibyo byose barundanyije bizaribwa n'abatarabiharaniye, n'abatarabikoze, n'abatarabikoreye, n'abatarabirundanyije, ahubwo babe biteze ko ingaruka bateguriraga abakene, bateguriraga rubanda, bizarangira ari bumeranga, ari umutego mutindi ushibukanye nyirawo. Ni ukuvuga barimo kugenda batega abanyarwanda imitego, nk'urugero nk'amazi aturuka mu kigo cya gisirikare Kanombe, amanuka muri ruhurura, bizu byose biriyo byose agenda bava ku muturage ari ku isonga. Umunsi umuturage yagiye ku isonga cyangwa umuturage bagiye kumwirukana, umuturage yagiye kurara hanze n'abana, kandi umuturage bavanga umuturage ngo agomba ngo kujya ku isonga ntabangamirwe. None batubwiye ko tugomba gusohoka mu nzu, nuko tuvuganira ubona bakaduha nk'uko kwezi cyangwa bakaduha amafaranga ahagije tukagenda. kaza akanyura haruguru y'iwanjye mu kiraro gihari, noneho akaza ku muhanda wa kabiri hepfo yaho, akirara mu muhanda, akuzuza no mu mazu y'abaturage bose. Noneho niho banyoboreyeho amazi, araza ansenyera n'inzu yanjye yose igwa hasi. Babonye bidahagije bikinga inyuma y'ijoro, baraza barayiritagura bakubita hasi, kugira ngo bizitwe ko yasenywe n'ibiza kamere, bizangore kongera kuyihagurutsa, kuko kuyihagurutsa ni ukujya gushaka ibyemezo kandi ntibabiguha nk'umunyapolitike. Bahita bakubwira twereka ikibanza n'ishusho mbonera y'ibyo ushaka kubaka, kandi wakabaye usubizaho ibyo bagusenyeye. Aho niho nkubwira ngo ibiza abantu bifatanya n'ibiza kamere bikatubangamira. Ibyo biza abantu rero nibyo byongerera umuvuduko ibiza kamere, byose bigakorera abanyarwanda amahane. Ubwo amazi banyoboreyeho yasenye ibintu byanjye, akirara mu mazu y'abaturage, agaza yose agafungira iferi hepfo iwanjye, kuko nari munsi y'iwabo. None aturutse hirya no hino, amazi akuzura mu nzu, mu mazu yose, akagera ku madirishya hejuru, tukaba mu mwuzure. Urumva nabigaragaze no ku itangazamakuru, njya no kubonana na Genero Turagara uyobora ikigo cya Kanombe, turabonana, mwereka ko hari amazi bagomba kuyafata, mutumizaho n'abatekinisiye biwe tubyumvikaneho ko bagomba kuyafata kugira ngo bayasukurira ibyobo. Ngenzuye mu kigo cya gisirikare cyose, kubera dufite satelite igenzura, n'abantu bacu bariyo bagenzura, ntabwo bo bafata amazi abakire, ahubwo iyo banasukuye n'ibinogo bacukura tugufi nka twa metero 3, imvura yagwaho gatoya kuri ya mazi ava kuri ya mazu manini yabo maremare, yose akuzura mu munota umwe, ka kanogo ka metero 3 kakaba kuzuye. Ari kamawonyesho kabaringa kwereka abantu ngo bafite ibyo by'amazi, kandi nabyo bidahari, nubwo nabyo tubinenga ko biteza
bakabaye bacukura ruhurura ngari kandi ndende zijya hasi kandi zigapfundikirwa. Bityo rero aba FPR inkotanyi barananiwe. Abize muri ekole tekinike nk'iriya ya Kicukiro Don Bosco, abize aho bose ntaho wabasanga. Abize mu ekole tekinike ya Don Bosco mu gihugu hose yari afite ibigo b'abatekinisiye bize ibintu byinshi by'ubuhanga bamerere Nyafurika, umuco gakondo ntawo bakifite. Bityo rero abize amasomo atafite ireme, atakomeye, atakemura ibibazo bikikiza abanyarwanda, ahubwo barapfundikanya kandi bakihata ibihangano badafitiye ubushobozi, atari n'impano zabo, atari no mu murongo w'ubumenyi bwabo bafite, atari no mu murongo w'ubunararibonye ngo bafite. Ugasanga ibintu byose bakora barajabagura cyane, birazandazanda kuko banazandazanda. Bakareba imishinga y'umuntu watekereza nk'umushinga mwiza, wabereka ngo ugiye ujyanye muri banka baguha amafaranga, ahubwo bakawushimutirayo bakawugutwara ngo bakajya kuwapurika, kandi ntibashobora kuwushyira mu bikorwa nk'uko nyiri kuwutekereza nyirawo uko yawupuraninze. Nk'urugero, imishinga yanjye yose ya ruda na puraninze ku mpamvu ziza nyinshi 200, bagenda babikoresha babijabaguramo hirya no hino, ari byo bakoresha, noneho bakanabikora nabi bigateza n'ingaruka, kandi njye wabipuraninze wize umushinga wanjye sinjye uri kubishyira mu bikorwa nk'uko nawize, nk'uko mwigisha abaruda. Ni ukuvuga ibintu byabo byose bakora barakopera, kandi uzi ko umunyeshuri yakopeye igisubizo ni kibi cye, nta nubwo yamenya kukidefanda, nta nubwo kimuteza ingaruka yamenya kugikemura cyangwa kukigarura cyangwa kugihagarika. Ni ukuvuga ingaruka ziba zose ku bantu. Ni muri urwo rwego rero abari abo abashumba ubu b'inka b'amatungo magufi n'amaremare ubu nibo bigize abategetsi, bategeka ibidashoboka. None abize byo kuyobora abantu, management yo kuyobora abantu, ubuhinga n'ubushobozi n'ubwenge n'ubunararibonye bwo kuyobora abantu n'ibikorwa byabo, sibo bakora iyo mirimo, ahubwo imirimo iri gukorwa n'abakabaye bari mu mirimo yabo, bafitiye ubunararibonye n'impano n'ibintu bize, bafitiye ubumenyi n'ubushakashatsi. Ariko si byo bakora, ahubwo bajya kwikubita mu by'abandi bize bashoboye, mu mpano z'abandi, bakajya gukirigita inganzo zitari izabo. Ni muri urwo rwego bino bibazo byose dufite, ni ibibazo nkomoko muntu, ni ibibazo biza muntu, n'ibiza muntu kuko ni inkomoko muntu, bibangamiye abanyarwanda ku bw'umwihariko. Bizakemuka ari uko FPR inkotanyi ivuye ku butegetsi, igihugu kigiye mu maboko y'abayobozi beza batekerereza igihugu n'abenegihugu bafatikanyije. Ariko aba batwara imishinga y'abandi bugacya mu gitondo ngo bagiye kuyishyira mu bikorwa, kandi nyamara pasiwadi batayifite y'uwo mushinga, ifitwe na nyiri kuwuhanga. Wabonye na Rashidi nawe yahanze umushinga barawumutwara, n'abandi benshi banyapolitiki bahanga imishinga bakayibatwara. Urumva abanyamakuru beza bakora kimwuga barabafunga kugira ngo bashyiremo abana babo baba aribo batangaza amakuru yo gusigiriza asigiriza ibikorwa bya FPR inkotanyi, ariko atabana ikibyimba ngo batoroshe ku bitagenda ngo babe ari byo bavura, noneho bireke kubangamira abantu, ahubwo bakareba za nkomamashyi nizo z'abana babo, z'imiryango yabo, nibo baha imirimo yahanzwe yari isanzwe hari bakayikura muri ba nyirayo, bakabarega ibirego, bakabashimutira imishinga, bakaba baribo bayitwara mu bategetsi, bakayiha bene wabo cyangwa abandi ngo babashumbirize mari ngo z'umuzehe, ngo zose bakazimutwerera. Niyo mpamvu bibacyanga, batwaye ibihangano bitari ibyabo, none ba nyirabyo, ba nyiri kubihanga barababonabonesha, babakubita ibihome, barabamenesha, babagira impunzi imbere mu gihugu, inzererezi ngibyo, barabasenyera bitwaza ibiza,
mahanga bakabakubita mu buroko bakabahiga bakabashyiraho amakosa ibiki n'ibiki. Ibyo byose ni ibiza abantu. Ibyo biza abantu rero bibangamira n'imishinga y'abantu, noneho bikagira n'ingaruka no ku bantu abaturiye aho hasi na kure, n'umusaruro ukaba muke kubera abantu bahora bahuzagurika batagira aderesi hamwe nta stabilite y'imiturire y'abaturage n'ibikorwa byabo, imishinga yabo bihora bihuzagurika. Bityo rero ibi biza abantu bibangamiye abantu cyane gusumba ibiza kamere. uvuze ikintu kunuza nibuka ko umushinga wa Rashid yajyaga avuga ko yazanye umushinga wa KVSS avuga ati kugira ngo imodoka zijagarare mu muhanda cyangwa se bigende gute n'uyisize bayitwara ipine. Yiga umushinga wumva ko Rashid yavuga ati barawutwaye ajya mu w'abazunguzayo bawuburizamo ko batabashaka. Ni byinshi. Nanone ugaruka ku kintu ati abantu bakomeye baroha amazi hejuru y'abaturage batuye munsi yabo. Ndibutse ko hari abaturage batuye ni mu bice byo ku Gisozi ari bavuga ngo iyerekana ibamena w'amazi ntiyigeze ishakisha uburyo yageze. Ndumva narigeze kubirabukwa ahantu mu itangazamakuru. Ni ukuvuga ngo umujyi n'ubundi ikintu cyo gusenya umujyi cyangwa cyo guhindagura ni icyo kintu nshaka kuvuga. Buriya uwo ari we wese ashatse ushaka kujyaho yashatse yanagenda akajya Nyarutarama. Urabona ko Nyarutarama ubu turi kuvuga ngo ni hubatse neza ageze gute. Ati izi nzu ziri Nyarutarama sinzi ishaka ndashaka etaje zigeretse inshuro 6. Bariya abantu bari Nyarutarama bose akabafata akagenda akubaka inzu imwe cyangwa akababwira ati nkuko abo bari kwirukana ubu ngubu bimeze. Akavuga ati abantu bari Nyarutarama mbahaye amasaha 24 muvuye ahangaha nabo akabaha 90,000 bitewe n'ubutegetsi nabone bwa buriho. Bishatse kuvuga ngo umutegetsi wese ujyaho ashatse yakora ibyo ashaka akabikora abaturage. Mbega ni ikintu turi kuvuga hano twese. Ntiturebe ngo ba gitifu bano bari gufata abanyerondo n'abakina badaso n'izindi nzego bagapakira imodoka kuko nahari gusenywa ndikumva ngo bari gusenywa n'abantu batahatuye ngo bari kuzana abantu mu modoka bakabasenyera. Biriya na gitifu aho ari nubwo avuga ati nafite inzu y'agacurama cyangwa se imeze gutya, nawe ejo uwajyaho mu gihe akarengane kwese kimitswe ashobora kubivuga, ashobora kureba akavuga ati iyi nzu yawe nawe ntabwo iri mu cyerekezo, nawe akagenda n'icyo cyerekezo, nawe akabangaza akavuga ati muva aha ngaha muvuga muvuye aha. Nibyo navuga nk'uko kuri ziriya nzu ziri Nyarutarama ziri za Gacuriro n'ahandi hose, nawe wajya ashatse yafata bari abantu bose barimo akavuga ati inzu zigezweho mwese no gutura mu nzu imwe, akabashyira akareba ahantu abajyana, yabajyana ku Gikongoro, yabajyana i Butare, yabajyana hehe, ati hano tugiye ntabahembe cyangwa nabakabasenyera ngo bayishyire mu kigwi cy'abari abaturage bari gukorerwa biriya. Kuko mu by'ukuri umuntu iyo agiye gucuruza cyangwa se iyo atangiye ahera ku ifaranga rimwe, ntawe uhera ku mamiliyari bikazagenda bikabyara, cyangwa ari n'abahereye ku biziriko. N'abari abaturage wari ubonye miliyoni 6 ati nshakishe ndeba akazu nabamo, hari ababivuze baduhaye ubuhamya akakabona. Iki gihe arwanya intambara yo kubona icumbi, ejo bundi agiye gushaka irindi terambere ye azajya asorera n'ibindi kugira ngo azamuke yarageze mu mujyi. Uriya ntabwo hagombye kumwangaza ngo ahomba ari amafaranga mu gihe cyose yarayatanze ejo bundi, kuko nawe iyo nzu wita ko ari nziza ejo wajyaho yavuga ati inzu ntabwo igendanye n'igihe, iyo nzu rwose akayikuraho pe nakakwirukana gutyo. Nibyo bintu turi kuvuga. Ikindi nayo cyitwa imiyoborere ngewe uko mbibona ibyo ari byo byose, imiyoborere nayo ni vocation cyangwa se impano. Hari umuntu ufite, kuko ibi FPR ngiye mbona ikora, ngiye mbona mu kubikora kwayo si ukuvuga ko batabizi. Ibintu byabo byose bakora babikora ari ibintu bazi kandi bateguye, kuko ntawe uza ngo abirwanye. Biriya bintu si ukuvuga ngo hari ubucucu bubirimo cyangwa babikora, ahubwo ibi bintu ni bya bindi tuvuga nk'ibi ngibi babona abazunguzayi bazi ko umuntu yahereye ku igi akazamuka akagera ku ki, yahereye ku muneke, yahereye ku kiziriko akazamuka akagera muri etaje. Ibi ngibi byo dukunda kuvuga by'abantu ba rubanda rutoya, rubanda rwa giseseka. Twese twaturutse kuri rubanda mu nzu z'ibyatsi, ugiye ukurikirana inkomoko zacu twese. Niba sotara yituyemo, sogokuru wayituyemo cyangwa sogokuru zawe yituyemo, nuvuga ngo twese twaturutse ahantu habi. Niyo mpamvu rero umuntu kuvuga kumurebera ngo atuye habi, ngo arasa nabi, ngo atuye mu nzu mbudashaka, ntago wahagombye kumurebera nk'iyo ndorerwa, ahubwo wahagombye kureba uburyo umuzamura niba ushaka kumutera inkunga kugira ngo nahagarare ku cyerekezo nk'icyo wumva ushaka. Aho ni muri rwa rwego kugira ngo nawe urinde ibyawe.
urinde ibyawe kugira ngo hari abo rero bavuze uti aba bantu mu by'ukuri nubwo bakora ibi ngibi ariko nabo hari igihe ejo babirwanira batwara iby'abandi, kuko harimo nk'abaturage uko nabonye bavuga bati ubu se niba baza bamwe bakabishyura twebwe bakaba bashaka kutwangaza so kugira bazaturire amafaranga. Nawe uti hari igihe abarwanira ibyo ngibyo bose ejo wazasanga batanabiriye. Ni bimwe Theo yaririmbye ngo uraruhira iby'isi cyangwa se ukarwanya abandi ushaka kwigwiza, ariko ejo ibyawe bikazaribwa n'abandi batabiruhiye. Ibyo ngibyo ni ku isi iteye, aho utuye hari hatuye undi gutyo gutyo gutyo. Kuvuga rero ngo urarenganya abantu ugamije kugira ngo ibyiza, ariko mu by'ukuri byiza bizanwa n'abantu kandi bikagenwa n'abantu, ariko udahohoteye umukene. Hari harimo imfubyi, hari nk'abapfakazi, hari nk'abafungishije ababo, hari nk'abazunguzayi mugani nk'uko babigira. Ariko umuzunguzayi wari warikuye mu buzunguzayi atanakizunguza ukajya kumusenyera, ejo uzamugira ibandi, umujyi niwo uzura amabandi, n'imbunda zizaba ari nyinshi, ubwo nukurasa niya maraso ameneka umunsi ku munsi. Ni ibyo ngibyo rero ndumva muri rusange tuba turimo ducaguranya, ariko twereka abanyarwanda uko ibitekerezo by'abantu byahagombye kugenda. Ntabwo ibitekerezo by'abantu byahagombye kuba ari ibyo kurenganya abandi, ahubwo byagombye kubaho ari ibirenganura, ari n'ibishyigikira. Niba bashaka ko imijyi yacu imera nka za New York cyangwa zahe, abantu badukurikira ari muri Amerika, mu Burayi n'ahandi, namwe tuba tubasaba gukora commentaire hano kugira ngo mudushyire commentaire. Namwe mucukura imyobo amazi ava mu nzu akajyaho. Aho muri Afrika disidara bambwiyeho ngo iyo banitumye uriya mwanda ngo niba baza kubageraho bakawubyazamwo amazi, ngo amazi akazongera akagenda agaruka, ngo abari biterura biyajyana. Ni ukuvuga ngo niba turi kwigana Ubwongereza cyangwa za Singapore, twagombye kureba uburyo Singapore ikora. Niba bubaka no hejuru y'inzu bagahingaho, nabo bakavuga bati ibingibi tubyaza umusaruro ibi n'ibi. U Rwanda, abanyarwanda bari kwirukanwa muri iki gihe, bari mu nzara ikomeye. Ibiciro by'ibintu babeshye ngo byaramanutse kandi bitigeze bimanuka uko babivuze. Ubukene bumereye n'abanyarwanda, warangiza ukaza kumusenyera inzu akirukankana agahiri n'agahinda. Bimwe Magaya na hari yahanuye yavuze ati abanyarwanda, ubu nta umunyarwanda ubu ngubu utari kurira ninde? Sinzi ko ari umunyarwanda utari kurira. Bose bararira, bose barataka. Abanyarwanda n'abahunze bari muri diaspora bataka ingaruka FPR inkotanyi babateje. Ni ukuvuga ingwe ntiyari izi gufata ku gakano, yarabwirijwe, yarabyerekewe, yarabyeretswe. Ni ukuvuga aba bantu FPR inkotanyi ibyo bakorera abanyarwanda, n'abana bacu bakiri bato. Inyoni nkuru itozi ntoya kuguruka, n'intoya ikigana inkuru kuguruka. Bityo rero ibi ba FPR inkotanyi bari gukorera abanyarwanda, ejo n'ejo bundi bazabapimira babagerere mu kebo ko kwa Mugarura bakabatsindagirire, babe babizi. Nibitabashikira bagahitanwa n'intambara za Kongo n'izindi bashobora kwirohaho, bakanazirohaho abanyarwanda mu gihugu. Ariko ni hahandi n'abana babo bazarokoka, cyangwa bazarokoka bazahura n'umuntu. Umuntu ni mugari kandi umuntu ndamubatuye. Bityo rero nababwiye bamanika amaboko yabo hejuru n'amaguru hejuru, bakubita amabuno yabo hasi ngo bemera icyaha, basaba abanyarwanda imbabazi ko babahemukiye kuva muri 90. Nibashaka basubize filimi inyuma mu ngoma Karinganganzi yategetse u Rwanda imyaka 1650 ikandamiza abanyarwanda. Ari gutya FPR inkotanyi kwitegeka n'ingoma Karinganganzi. Kera ingoma ya cyami mu Rwanda niko yategetse abanyarwanda, yarababuzize hepfo no haruguru. Aho intambara hagati y'Abega n'Abanyiginya, bariya b'abanyabyinshi mujya mwumva bavuyemo Abanyamurenge muri Kongo, muzamenye impamvu bahungiye Kongo, kuki bagiye muri izo za Masisiyo hirya hino. Habaga ibiza abantu birusha ingufu, ibiza kamere, bigakukumba igice kimwe cy'abaturage bagahunga bakerekeza. Ubu rero ingaruka ziri kubabaho nyuma y'imyaka amajana n'ibihumbi. N'aba ngaba rero ibyo bakora ni imitego mitindi izashibukana abana babo batararenga umutaru. Nk'uko njya mbabwira, umwe azaba agigira n'umugabo iriya Kamonyi, undi iriya Rwamagana, naho bamwamagana. Nta n'umwe uzamenya aho undi
abagwagasi kandi ari imivumo bikururiye, imivumo yo gusenyera abakecuru, abapfakazi, abapfakaye, imfubyi, abakene, kandi aribo babyemeza ko ari abahanyara, abatindi ba nyakujya, bakabakubita mu byiciro by'ubudehe, bakabakora ubudehe babizi babigambiriye, bakavaho bakababaza abanyarwanda, bakabazamuriraho ibiciro, amasoko nibo bayagenga, nibo bayatwaye, ibicuruzwa byose ni ibyabo, guhera ku rusenda, ku mazi, ku bunyobwa, ku rupfu, n'amarimbi, n'amasanduku, amaserikeye, n'amatenti, na za fanta zose, ibintu byose byabaye ibicuruzwa byabo, barakabye ngo barakifashe, ngo bamenye amaraso, ngo ibyo bakaba ari byo birata, bagashaka n'abarokotse kutabamenera amaraso icyo gihe nabo babamenera amaraso mu yandi mayeri. Ayo mayeri rero agomba guhagarikwa mu maguru mashyashya. Banyarwandakazi, mujye mureba kure, umuntu nakwigiraho indyarya, nawe ujye uba indyamirizi, hanyuma iyo ndyarya ushobore kubana nayo ureba uburyarya bwayo. abefuperi inkotanyi babeshya abanyarwanda ko babakunda, ariko nimba bazi umwanzi wa mbere w'abanyarwanda ni efuperi inkotanyi. Banyarwandakazi, mucane ku maso, musobanukirwe uwabasenyeye, uwabahemukiye, uwabashimuse, uwabafunze, uwabiciye, uwabanyaze, uwabakenesheje, uwakugize impunzi mu mahanga, uwakugize impunzi mu gihugu. Mwe bana bato, urubyiruko mwese, mumenye uwabangamiye ababyeyi banyu, uwabangamiye ba nyogokuru, ba sekuru, bavandimwe banyu, ba marume banyu, ba nyina wanyu, ababangamiye ba nyogosenge banyu, ababangamiye inshuti z'imiryango yanyu, n'abahitanye abantu banyu, abo muzi n'abo mutazi. Mubamenye ko FPR inkotanyi ishaka namwe kubegeranya, ibabakurikize, nta muwe ifite, nta muwe ibafitiye, nta rukundo, ahubwo mwese mucane ku maso mumenye icyo gukora. Naho ubundi ibintu biradogereye. Nababwiye ko igihe kiri imbere, uko igihe kigenda cyicuma imbere, niko ibintu bigenda bisobanuka. Na FPR inkotanyi abantu bayisobanukirwe, nabo bayikomeraho. Hari igihe bazagera muri gacaca bagatangira kurabya indimi, bagatangira kuyihakana ngo ntibari abashumba bayo bashumbye imari zayo, bagatangira kuyivuma ngo ni ruvumwa, ngo n'abantu barayivumaga ntibayikundaga, ngo yarabihataga ku gahato. Nyamara ibikorwa byabo bigaragaza ko birenganya abantu, bibarenganya mu nkiko za kangaru zo mu Rwanda, kubasiragiza mu nkiko bakarinda inkweto zihengama, n'imiryango igakena kubera izo ngaruka zisiragizwa, no guhabwa serivisi guhera mu masibo, mu midugudu, mu tugari, mu mirenge, mu turere, basiragiza rubanda, babajujubya, babanyaga n'ibyabo, banabakenesha mu buryo ubu na buriya kandi bigambiriwe. Ibyo byose ni imitego mitindi, n'ibiza, n'ingaruka z'ibiza abantu, n'ibiza abantu bibangamiye ikiremwa muntu cy'Uwiteka n'ibyacyo. Reba abanyamutara b'iburasirazuba, aborozi bose babanyaze inka zabo, amatungo yabo barabahombya, benshi bahunga basubira Tanzania, abandi Bugande, abandi Burundi, gutya abandi Kongo, barongera baranyanyagirika, bongera kuba impunzi inshuro zingahe, kubera nta kintu kiba rimwe mu mateka. Amateka arongera akinyuraguramo, iyo urabye ibyakubayeho kera birongera bikakubaho. Bityo rero abasaza n'abakecuru bahuye na hore iburasirazuba barabanyaze amatungo yabo, bakayapakira amamodoka ya FPR inkotanyi, bakayajyana bakayateza cyamunara, bakayirira, bakayagurisha, bakateza cyamunara n'amamodoka yabo, n'ibibanza byabo, n'amazu yabo, n'amamoto yabo, n'amato ku biyaga no ku migezi, byose barabitwaye. Ibirombe by'amabuye y'agaciro barabibanyaze, ibirombe by'imicanga n'amabuye byose barabibatwaye. Abantu babatereje cyamunara, inganda, imishinga yabo yose barahombye. Mu Rwanda imishinga iminsi 90, umushinga wawe utangije wahanyanyaze, nturenga iminsi 90
wahomba cyangwa uhura n'ingaruka zikomeye cyane bikomeye cyane biganisha mu guhomba uva ku isoko ry'umurimo. Bityo rero abantu bose n'abahanyanyaza mu Rwanda ni abahanyanyaza banjye, barahanyanyaza ariko baratega zivamo. Abahomba buri munsi ni benshi, n'abagerageza gushora buri munsi ngo batangiza udushinga nabo barahari, ariko barinjira mu byo batazi. Ibyananiye abababazirije nimwe muzabihangara mukabishobora. Bityo rero musobanukirwe ikimungu kiziye mu gihugu, ikimungu kiziriye abanyarwanda mu mibereho yabo myiza, kibakuramo kibakubita mu mibereho mibi, kibakubita mu magereza, kirabashimuta, kibashimutira igihugu, kirababonabonesha, kibagira abacakara b'ibihe byose. Banyarwandakazi musobanukirwe, mucane ku maso, muve mu gikonoshwa cy'ubwoba. Mwakoze cyane. Nibyo ndumva turi kugana ku musozo w'ikiganiro. Twaganiraga hanini kuri ibi bibazo abaturage bibugarije, ariko hanini tukavuga tuti twongera dushimangira kuvuga ngo abaturage bari kwimurwa. Ni nabyo nsaba abantu, terime yo kuvuga ngo abaturage ngo bari kwimurwa ubundi bajyanwa he? Hari aho leta yateganyije iri kubimura ibajyana? Iki kigeze kibaho? Kuvuga icyo bakabaye bakora ni nka kuriya ya mishinga yacu twavuze ku isambu y'umuturage, tuzaba ariho dutunganya, tuzamura igorofa ndende igera ku kwezi, none ya miryango ibanza iringaniye n'ubutaka bwe uko bungana n'igipapuro cye cy'ubutaka kibyerekana neza, ibe ya nyiri gakondo yubawe, ziri muri kazo n'izigeretse hejuru, zibe iza leta n'abashoramari baba b'imbere mu gihugu baba abanyamahanga. N'umunyarwanda gume ku butaka bwe kuri gakondo we, twese tuba abafatanya bikorwa, ariko umwareke kugirwa impuzu, abandi bigire ba nyagakondo. Bityo rero ibyo turaje tubitseho iteka. Oya niko bimeze, kuko niba umuntu avuga ati mfite inzu nkodesha amafaranga 500, bagombye kumwereka bati mw'ubwo butaka bwawe ni ubutaka bunini afiteho izo nzu, tugiye umushoramari afite inyungu hano, nawe inyungu zawe ntago zivuyeho, cyangwa se ajya gukodesha ubwo butaka bwawe niba wabonaga 500 ku kwezi, reka ajya abubyaza umusaruro ajya biguha, cyangwa se yubake ku mugani ashyire amazu yawe, avuga ati dore amazu yawe, iki gice cyawe ngiki uzajya ukuramo aya mafaranga, ahandi nzubaka ninshaka nzagere ku bicu, bizagende gutya na gutya. Ni ukuvuga ngo rero hatabayeho ibintu byo guhombya abanyarwanda cyangwa se guhombya umuntu wari we wese, ibintu bagombye kubikora neza. Reka rero tugane ku musozo. Hari icyo tugomba kubwira abaturage bari mu kaga, hari icyo tugomba kubwira FPR Inkotanyi, bavuga ngo ni umuryango w'abanyarwanda. Intore zirwa ziririmba ngo ni ubuzima, ariko nta buzima mbona, ndabona ari ibibazo. Ni ukuvuga ngo rero hari icyo tugomba kubwira abanyarwanda. Ku ruhande rwanjye abanyarwanda nkunda kubabwira nti icyo mugombye kumenya ni ubwenge, mukareka kwirwa mutakira, ni gutakira umuntu ukujomba. Biriya byose barabizi, niba bavuga bikora bavuga bati ntidushaka umwanda mu mujyi wa Kigali, niba bareba umuturage bakamubonamo umwanda. Si ubwa mbere tubibona yuko hajya nko kubikina ugasanga barirukankana abaturage. Ibi byose ni ukunanirwa kwa FPR mu myaka 30 maze ku butegetsi. Nibibona koko ni nk'urugo burya iyo wiyemeje kuvuga ngo uyoboye igihugu, uba ugomba gufata abanyagihugu mu buryo bumwe. Ukareba uyu mugabo ari umugabo mu rugo, abana bakicwa n'inzara n'umugore akicwa n'inzara, ntabakiri umugabo, nta bugabo babo murimo, abagomba kwemera kugawa. Ibyo rero niba yaraniwe kureba itibarira koko nabakeneye, twabashyize mu byicire, twagize gute, cyagombye kuba iri kureba nk'izi gahunda kuko twega turi kubivuga nk'abanyapolitike, bavuga bati twebwe twabikora gutya, twabubakira gutya, ngaho se iravuga ngo ntabwo dutanga ubisubizo. Icyo twagitanze ngaho ni dukopera uwo mushinga iwukorera abanyarwanda zo bakumya barira ibikore aho kugira iramutse ukoze mu mushinga wacu, twarababwiye tuzajya tubaca miliyari 1,000 buri ku mushinga, miliyari 1,000 babijaraguremo bajejeta binjira mu mishinga yacu, miliyari 1,000 ku buri mushinga babe badutegura, tuzagire umushinga dusanga barawinjiriyemo ari umushinga wacu w'abaruda cyangwa iki wo kubaka ibiraro byo mu kirere, biki byose bihorere babyinjiremo nabi, batafite oya nibabikore uko politike n'uburyohe bw'ibihembo. Oya nibabikore, babikorera abanyarwanda, tubone ko babikoze, bo kwirwa bangaza abanyarwanda, tuboneho ko bimwe twajyaga tureba muri za 2 ngo dore vision 2020 berekana imihanda bagize bate,
none na ruhurura bananiwe gukora na za ruhurura mu mazi yirwa basuka mu baturage. Ibyo ngibyo rero mu by'ukuri ni ibibazo biza byiyongera ku bindi. Ibyo rero nabwiraga abaturage ikintu bagomba kumenya. Umuturage inshingano ye ni uguharanira yuko ashyiraho ubutegetsi bumubereye. Ubutegetsi bwa bundi buzakora amakosa, wa mutegetsi uzakora amakosa akaza akamubwira ati vaho, atari wa wundi uzaza akamuturaho ibije ako kanya agahita bimujugunyaho, wavuga imbunda ikabikuri hejuru cyangwa se ikiboko kikuri hejuru. Niba nkuko mu bindi bihugu tubibona, niba minisitiri w'inabagira niba ndagira ukabona areguye, n'umuturage nawe avuga ati ibi ngibi rwose ntago biri mu byo twumvikanyemo, ni ukuvuga ngo umuturage agomba guharanira yuko agomba gutora umuntu uzamwumvira. Kandi nanone abategetsi bagomba kujyaho, bagomba no gutegurwa nabo bakumva ko bagiye ari abagaragu b'abaturage, aho kugira ngo umuturage abe umugaragu w'umutegetsi. Abategetsi babaye abagaragu b'abaturage, ni hahandi uzasanga umutegetsi azakorera abaturage ibikwiye aho kugira ngo abahoze ku munigo. Icyo ngicyo abaturage nimudaharanira icyo ngicyo, ndababwiza ukuri yuko umunigo n'ibibazo muzabihoraho, tuzabihoraho, ariko tugomba gufatanya. Hari benshi twagiye tuvuga bakumva bavuga ati Barafinda n'umusazi Mwizerwa aravuga ibiki, ariko biri kugenda bigaruka. Basenye Banyahe, baseka Banyahe barango bagize, none bigeze mu Koveni, ari mu Koveni bari hose, biri kugenda bikwira mu Rwanda hose. Nibyo navuze ngo iki ngiki kiri kuba, hari igihe mu bana bangaba bari gusenyerwa hashobora kuzagira uzamuka akagira imbaraga mu gihugu. Ejo akareba ati Nyarutarama na zahehe hose ahangaha ntago hagenanye namwe nkuko mwabikoreye ababyeyi bacu dukennye. Natwe tari aho dushaka kugira igihugu kirenze mwebwe, reka tubafate tubapakire mu kigega kimwe, namwe mugende mubemo mwumva umunyenga. Ni ukuvuga mwumva umunyenga, ni ukuvuga ngo akarengane iyo ukimitse ukarenganya abantu, ibyo ngibyo birababaza. Iyo babikoze nkuko turi kubivuga, nta muturage wagombye kuba afite ikibazo. Ibaze naho abaturage bavuga bati baze batwirukane, niburi yaba baraduhaye n'ukwezi tukaba twariteguye, ariko ibaze kuza none ngo ejo uzagenda, tukaba twariteguye. Uretse ko n'ibyo ngibyo bidahagije mu gukura umuntu ahantu yari yaramenyereye, yaravuye mu bukode, yaragize gute, nabyo ngibyo ntabwo bikwiye. Nuko rero ndumva ariyo nama naho abaturage. Ikindi ni FPR yo kuyiha inama ni uguta inyuma ya Huye, kuko ibyo ikora gusa icyo nayibwira nuko ibibazo byose turi kwirukanka mu bibazo by'amateka, ibibazo by'igitugu, byose birashingira ku by'amateka y'abakurambere, ku byo baturutse, ku byabanjirije ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo kera iyo biba byaragenze neza, ntabwo urungutane rw'ibibazo ruba ruri. Iyo haba demokarasi tuba twaraje tuyisanga, cyangwa tuba twaraje dusanga ibisubizo, ntabwo tuba turi mu bibazo, turi mu ngaruka nanone z'amateka. Ni ukuvuga ngo rero FPR muri ka kagozi gifite, ka kantu gato gifite ikigobetseho, yakagombye kuba niburi iri gukora kwa mu rwego rwo gutegurira abana babo, cyane cyane ko abenshi bari ibisaza bashaje bageze mu gihe bo guhemukira abana babo. Namwe bana ahubwo babo mwatake basona banyoko, sibabwe mu batake mu bakubita amacumu n'iki, mubegere mubabwire polima muri kuduhemukira. Hari abantu bashaka kubaka igihugu neza, mwirwa mwitabanze b'igihugu, ahubwo mushakisha uburyo bari abantu bazamuka natwe tuzamuke, maze mudukemurana ibibazo hamwe kujya muzadusigira ibibazo. Burya ngo icyo wananiwe ngukiraga abana bawe. Bana mwo kwemera ko ababyeyi banyu babaraga urungutane rw'ibibazo. Barafinda ati ntawe ati kubera ya marira y'abanyarwanda, amarira ni burya ni mabi. None se wumva amarira y'abanyarwanda bari kurira hirya no hino, bariza abagore, bariza abakecuru, bariza abana, bariza impinja, zariza, wagize ngo uzukuna amarira nkariya. Ni imivumo, kandi imivumo irasama. Iyo mivumo muyikureho, aho kugira ngo u Rwanda rwimike ukuri, rwimike amahoro, rwo kuzamura amabendera y'aba Firawuni ya bamwe ngo bahuje ibinuza. Ntiriwe nanasubira, nashaka kuvuga ngaho ibyo ngibyo turabyamaganye mu izina rya Yesu. Igihugu cyacu kiba igihugu cyiza kandi kigendererwa n'umwuka wera. Nuvuga ngo rero nuko nkuko ngiye mbibona, nawe shyira agakeregeshwa, kagira inama abaturage cyane cyane, maze nabo ba FPR kugira ngo dusoze mu by'ukuri. Ariko nanagushimira, ubwo nanjye ndaza mpfundikira turangiza ikiganiro. Murakoze cyane. Mbere na mbere hariya twavuze ko FPR inkotanyi itwara imishinga y'abandi ikayijabagura, kitwara kugiye kuyishyira mu bikorwa. Ntabwo ushobora gushyira mu bikorwa umushinga w'undi muntu yawukuye mu bwonko upfupfunyutseyo, wowe ukumva ko wajya kuwushyira mu bikorwa uwiganye, uwibye,
kirazira, ahubwo wakwegera nyiri mushinga ukaba ari ukorana nawe, akaba ari uwushyira mu bikorwa. Ariko kuwujyana ukawiba uzateza impanuka, uwo mushinga umere nk'ikibombe, nk'icupa rya gaze riturike risandarire ba baturage, ribagireho ingaruka kandi utazabavura izo ngaruka. Bityo rero bareke nyiri mushinga azabe ari we uwishyirira mu bikorwa, ahubwo bamwegere awushyire mu bikorwa. Ubushobozi ingengo y'imari y'igihugu ibihari. Bityo rero bareke kugundira, bave ku butegetsi, tujye duhanahana ubuyobozi. Nimba bashaka ubuyobozi mu gihugu, ubutegetsi bw'igitugu buveho, tujye duhanahana, tuyobore manda imwe y'imyaka 5, na Mwizerwa agakurikiraho 5, na Karasira agakurikiraho 5, n'undi agakurikiraho 5. Ariko tuhanahane none ya mishinga, tugende tuyishyira mu bikorwa, kubera twuzuzanya, kubera ubufatanye. Ariko umuntu ntazatwara umushinga wa RUDA ngo yumve ko azawushyira mu bikorwa. Biriya babyita gukopera. N'umunyeshuri yakopeye amanota niyo yakuzuza akabona 100%, aba afite baringa, nta bumenyi afite, nta bwenge afite, nta bunararibonye afite, aba yikina. Abefuperi Inkotanyi rero barikina kuba baja bagura imishinga y'abandi. Niyo mpamvu batagira imishinga ihamye hamwe. Nta mushinga bagira muri iki gihugu wuzuye cyangwa wuzuza ubuziranenge. Nk'urugero, najyanye ishyaka ryanjye kuryandikisha muri RGB, barahindukira njyana n'amakopi yanjye mu gutanga kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu muri komisiyo y'amatora. Ariko nasanze igitabo cya RUDA baragiprintinze amakopi menshi aruze ku meza mu biro bya Profesa Kalisa Mbanda, ari byo bakoresha mu mahugurwa y'abakozi babo. Urumva icyo kintu nahise mbareba cyane, ndabwira nge ndi mwarimu mpuzamahanga, mwarimu w'abarimu. Simbaneguriye hano, ariko nzabanegura nisanzuye. Ni muri urwo rwego rero ibyo byose barigiyemo, batangira kujya mu mishinga yanjye bayizabaguramo, ariko byose nta na kimwe gishobora kubahira, kuko byose byuzuyemo imivumo, n'ibinyagano, n'ibyibano, basahuriye mu nduru. Ibyo ntibibaho. Nge bajya kundoga, kuntera ishinge, bajya gukoresha imishinga yanjye, bajya kunsebya, kumparabika, kandi bakoresha imishinga yanjye. Ni ukuvuga no muri RGB nabo mbaha ibintu byanjye, batangira kuvuga ngo ibitabo byanjye, imishinga yanjye yose nabahaye ngo ntibayifite, ngo nzongere ngo nshakishe ibindi bishaka. Ko ari ikigo kiri hariya gishinzwe imiyoborere myiza, ibyangombwa by'umuntu yabahaye biburirayo bite? Bibura bite ko turi no mu gihe.com nanabibahagana online, bimwe nkabaha muri hard copy. Urumva bajya mu mishinga yacu, bakaba ariyo bivurugutame batwara, none bakavuga ngo barategetse, ngo bakora imishinga, ngo batekerereza igihugu, kandi badatekereza. Gutekereza kwabo ni kugufi cyane, ahubwo bifashisha ibyacu, none imishinga yacu bakanayikora nabi, bakanayikoresha nabi, igateza ingaruka Abanyarwanda n'igihugu cy'u Rwanda. Aho niwe tuvugira. Ingaruka z'ibiza abantu ni nyinshi cyane gusumbya ingaruka z'ibiza kamere, ariko zose iyo zihuye zihitana Abanyarwanda. Bityo rero umwanzuro tugomba gushyiraho leta ihuriweho n'Abanyarwanda bose, abanyapolitike b'imbere mu gihugu n'abanyapolitike bo mu mahanga, inyeshyamba z'imbere mu gihugu n'inyeshyamba zo mu mahanga, z'Abanyarwanda bose, tukicara tukagandagaza mu nama rusange, tugafatira kino gihugu umwanzuro uko kigomba kuyoborwamo. Naho bitari ibyo, birumvikana baraturangira abahetsi, kandi ikindi barikina. Abefuperi Inkotanyi bazarangira nk'isabune, barangire nka buje, barangire nka bombo. Bityo rero ni muri urwo rwego rero, nk'umuhanuzi w'ukuri kandi nkaba umunyapolitike mwiza w'amahoro, rya mukuru riratinda ntirihera. Ibyo nababwiye kera byarashitse byinshi, ngira ngo maze kubibona 98 byose ku ijana byarabaye. Hasigaye 2%
ubundi FPR inkotanyi ihenuke, kandi nihenuka ntawe uzayikumbura no mu bitabo by'amateka. Haba n'FPR inkotanyi bazavugwaho amateka mabi y'amadega muri iki gihugu no mu karere k'ibiyaga bigari hose bazaba ruvumwa, no muri Afurika bazaba ruvumwa, noneho no ku isi yose bazaba ruvumwa, nk'uko abakorone bagiye abantu babanga baba ruvumwa ku mugabane wa Afurika, na FPR inkotanyi niko bazaba ruvumwa nk'abakoroni b'abanyaburayi ko babaye ba ruvumwa, kuko inkotanyi zabaye abakorone bo mu Rwanda, bakoroneza abanyarwanda b'abanyagutwabo bahereye ku masambu, ku mazu, ku mafaranga yo muri banka, imishinga, imirimo yose bayibirukanamo, babasimbuza ababo nabo bisimbuzamo. Ugiye mu mirimo y'ububanyi n'amahanga basizemo ababo, ugiye muri za minisiteri z'imbere mu gihugu bisiriyemo ababo, noneho kuzaba bakabarega ibirego bakabikiza batyo. Noneho b'abana babonaga ubumenyi bakabura, bakabona ibiwayawaya, noneho ugasanga ni uko FPR inkotanyi bigwizeho ibyiza by'igihugu byose babyambura abandi bene gihugu, ntibabasigiraho na buke, kandi ntibakunda abanyarwanda, ntibakunda n'abana babo. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi mubimenye, ndi umunyapolitike mwiza w'amahoro kandi umuhanuzi w'ukuri, mutazatinda mukazabimenya kera amazi yarareze inkombe, ibintu bikabazabagiraho ingaruka n'abana banyu n'abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure. Bityo rero FPR inkotanyi ihagarikwe, ihagarare, stop FPR inkotanyi, ntikomeze kubonabonesha abanyarwanda, kudeha abanyarwanda, kubakubita mu byiciro by'ubudehe, kubakora ubudehe. Irekeraho imanika amaboko yayo hejuru n'amaguru hejuru, ikubita amabuno yayo hasi ngo ba. Urakoze cyane, reka tugane ku musozo, numva twagize. Urakoze cyane, ngushimire cyane ko twaganiriye, gusa hari byinshi tuba tubaza abantu bose kugira ngo nabo babe batange avi. Hari ibyo uvuga ati nko mu nzego izi n'izi bagenda bazamura abandi bakabihorera, nabo twagira ngo ubwo aba ari amakuru ari kugenda aza cyangwa se ubutanze, nabo tuba tubasaba, niyo mpamvu tubishyira hano urubuga tuti namwe koko niba barafinda bari kubavugira ibi ngibi niko bimeze, tuba tubasaba komanteri, kuko tuba turi gutanga urubuga kugira ngo buri wese yumveho ko urubuga rurwe niba bimeze gutyo. Nabo rero bakaza muri komanteri bakatubwira, ndetse no kuduhamagara. Nuzaza tubwira ati bimeze gutya na gutya, nushaka amajwi yahindure, nawe tumuhaye ikaze mwese. Nuko rero reka ngushimire cyane, ukomere kandi ukomeze ugubwe neza. Yego, namwe mugubwe neza. Uwagira ikibazo yampamagara ku Gasaraba 258-34-28-22, amasaha 24 ndayitaba. Hanyuma abazi ikibazo atanga igitekerezo cye n'icyifuzo cye, nzabikugezeho, uzabitangarize rubanda ku isi yose. Urakoze cyane makunzi bacu b'urubuga rwacu kuri Ganza, abadukurikiraga turi kumwe n'umusaza Barafinda Segikubo Fred wa Ruda, ndetse na Mwizerwa Pesi Mbera kuri mwese. Tubashimire cyane kandi tubabwire tuti mukomeze mugire umurava n'ubutwari. Reka mbabwire ngo ahakomeye niho hava amakoma. Urugamba turiho abanyarwanda ni urugamba rukomeye kandi tumazemo igihe kirekire, ntabwo rero ruzarangira kuko ruzaba rurangiye, kandi burya ngo inkoni ihira igihe cyayo. Kandi mu by'ukuri niyo tuvuga ngo ahakomeye niho hava amakoma, tugomba guharanira yuko ko aho hakomeye uwo mushike tugomba kuwuhinga, tukawusa, tukabasha gusarura ayo makoma, tukayanywamo igikoma, tukaryamwo umutsima, tukanywamo ikigage n'ibindi, tukagira imbaraga zo gukomeza gukorera igihugu cyacu. Ntihagire ucika intege ngo nuko ibi biri kumubaho. Ibi ngibi mu by'ukuri niyo ugiye muri Bibiliya usanga abantu bagiye bahura n'ibibazo bigiye binyuranye, ariko gukora no gusenga ntabwo ari kugenda ngo wicare mu cyumba umaremo imyaka witwikiriye mu maso, wicirwamo n'inzara n'ibindi. Fata icyo gihe ko ufata igihe cy'amasengesho, ariko unanasenga Imana, ukora nk'uko Yezu yagendaga yaraguraga. Yasanga abayuda cyangwa se abandi bakora ibi, bakababwira ati mwa nkozi z'ibibi bimwe, mwege murakora ibibi by'Imana idashaka, namwe n'icyo Imana ishaka, kugira ngo aho kugira ngo wicare cyangwa bigisha binyoma baza bababwira ngo ntago mugomba kujya muri politiki, bya bindi bishatse kuvuga ngo ntago ugomba kwerekana akarengane ufite. Erekana akarengane ufite n'uri kugakorera, umubwira uti stop, sinkigushaka kuko
witwa kunyoboye kandi mu by'ukuri undenganya. Nicyo rero tubabwira, mukomere cyane mu mahoro, tubikore mu mahoro, mu mutuzo no mu bwumvikane, ndetse tunubaha Imana. Mukomere cyane kandi mugubwe neza, ibihe byiza.